Kuribwa umugongo muri iki gihe byibasira abantu benshi bitewe n'ubuzima babayemo. Uyu munsi umubare munini cyane cyane w'abakiri bato usanga bakora bicaye, bakarya bicaye, bakagenda bicaye. Muri make ubuzima bwabo bunini bukaba bugizwe no kwicara. Ibi bibangamira cyane imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange, kandi bikaba byagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu. Ubusanzwe ububabare bw'umugongo buri mu byiciro bibiri bitandukanye. Ku ruhande rumwe hari ububabare bworoheje, ku rundi ruhande hakaba ububabare bukomeye cyane. Ubwo bubabare bwombi bwibasira kandi abantu bose hatitawe ku myaka, cyane cyane ababyibushye birengeje urugero, kimwe n'abahora bicaye, abanywa ibitabi ndetse n'abahora kuri stress ikabije. Inkuru nziza ariko ni uko umuntu ashobora gufata icyemezo kikaba cyamurinda kuribwa umugongo atiriwe afata imiti, gusa iyo byanze nibwo hitabazwa imiti yo kwa muganga. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku buribwe bw'umugongo bwibasira abakuru n'abato. Bityo muri iki kiganiro turarebera hamwe ibimenyetso byo kuribwa umugongo ndetse n'igitera uburibwe yaba ku bakuru ndetse n'abato. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe uburyo wakwirinda uburibwe bw'umugongo, by'umwihariko turabasangiza ibyo wakora bikagufasha gukiza umugongo wawe. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko butandukanye bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ibimenyetso byo kuribwa umugongo. Ubusanzwe ibimenyetso byo kuribwa umugongo bigenda bitandukana bitewe n'urwego umuntu agezeho rw'uburwayi. Kubabara imikaya ni kimwe mu bimenyetso byo kuribwa umugongo bitewe n'urwego umuntu agezeho rw'uburwayi. Kutabasha gutambuka neza cyangwa kutabasha guhindukiza umugongo ni kimwe mu bimenyetso byo kuribwa umugongo bitewe n'urwego umuntu agezeho rw'uburwayi. Ububabare bugenda bukagaruka mu gice cy'umugongo ni kimwe mu bimenyetso byo kuribwa umugongo bitewe n'urwego umuntu agezeho rw'uburwayi. Uburibwe bugenda bukagaruka mu matako n'amaguru ni kimwe mu bimenyetso byo kuribwa umugongo bitewe n'urwego umuntu agezeho rw'uburwayi. Ubusanzwe kuribwa umugongo akenshi birakira hadakoreshejwe imiti mu gihe kingana n'ibyumweru 2, ariko iyo bishize ukiribwa cyane ni ngombwa kugana kwa muganga kugira ngo barebe impamvu ugifite ikibazo cyo kuribwa umugongo. Rimwe na rimwe hari igihe kuribwa umugongo biba byerekana ubundi burwayi bukomeye, bityo ntuzuyaze mu gihe uzabona buherekejwe na bimwe muri ibi bimenyetso. Nyabuneka uzihutire kugana kwa muganga. Ntuzazuyaze, nyabuneka uzanyarukire kwa muganga mu gihe uzaba ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe n'umuriro. Ntuzazuyaze, nyabuneka uzanyarukire kwa muganga mu gihe uzaba ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe no kumva noneho utakibasha kunyeganyeza umugongo. Ntuzazuyaze, nyabuneka uzanyarukire kwa muganga mu gihe uzabona ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe no kumva ufite ikibazo mu ruhago. Ntuzazuyaze, nyabuneka uzanyarukire kwa muganga mu gihe uzaba ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe no kumva mu mara yawe havugamo ibintu. Ntuzazuyaze, nyabuneka uzanyarukire kwa muganga mu gihe uzaba ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe no kumva bukabije ndetse ntibunashire kabone n'ubwo waba waruhutse cyane. Ntuzazuyaze, nyabuneka uzanyarukire kwa muganga
mu gihe uzaba ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe no kumva bukomeza bukagenda mu maguru cyangwa ukuguru kumwe, cyane cyane niba wumva burenze mu mavi. Ntuzazuyaze nyabuneka uzanyarukire kwa muganga mu gihe uzaba ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe no kumva uri gutakaza ibiro ku buryo bugaragara. Ntuzazuyaze nyabuneka uzanyarukire kwa muganga mu gihe uzaba ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe no kumva ucika intege cyane. Ntuzazuyaze nyabuneka uzanyarukire kwa muganga mu gihe uzaba wumva ufite uburibwe bw'umugongo buherekejwe no kugira ibinya mu kuguru kumwe cyangwa yombi. Reka tubibutse by'umwihariko ko mugomba kugana kwa muganga byihutirwa cyane mu gihe utangiye kuribwa umugongo bwa mbere ufite cyangwa urengeje imyaka 50. Reka tubibutse ko mugomba kugana kwa muganga byihutirwa mu gihe utangiye kuribwa umugongo kandi unywa inzoga nyinshi. Reka tubibutse ko mugomba kugana kwa muganga byihutirwa mu gihe utangiye kuribwa umugongo kandi ubusanzwe ukoresha imiti myinshi kandi nabi. Reka tubibutse ko mugomba kugana kwa muganga byihutirwa mu gihe utangiye kuribwa umugongo kandi ubusanzwe ukoresha imiti yongera imbaraga. Reka tubibutse ko mugomba kugana kwa muganga byihutirwa mu gihe utangiye kuribwa umugongo kandi ubusanzwe ukeka cyangwa mu muryango wanyu hari urwaye kanseri. Reka tubibutse ko mugomba kugana kwa muganga byihutirwa mu gihe utangiye kuribwa umugongo kandi ubusanzwe mu muryango wanyu hari uwigeze cyangwa asanzwe arwaye indwara yo kuvunguka amagufa. Reka noneho turebere hamwe igitera kuribwa umugongo. Ubusanzwe kuribwa umugongo bishobora guterwa no kwicara nabi. Ubusanzwe kuribwa umugongo bishobora guterwa no kuryama nabi. Ubusanzwe kuribwa umugongo bishobora guterwa no kugwa. Ubusanzwe kuribwa umugongo bishobora guterwa no guterura ibintu biremereye. Uburibwe bworoheje bumara igihe kitarengeje iminsi 40, ariko mu gihe bugejeje mu mezi 3 buba bwabaye uburibwe bukomeye, bityo ugomba kugana kwa muganga byihutirwa. Uburibwe bwinshi bworoheje buturuka ku mikaya mito cyangwa ligama zizwi nka strains. Iyi mikaya mito cyane y'umugongo ibabara byoroheje mu gihe wicaye nabi. Iyi mikaya mito cyane y'umugongo ibabara byoroheje mu gihe wayikoresheje cyane. Iyi mikaya mito cyane y'umugongo ibabara byoroheje mu gihe wateruye ibintu biremereye. Ubusanzwe hari igihe kuribwa umugongo bishobora kuza gutyo nta n'impamvu ukeka ibiteye. Aha ni ngombwa kugana kwa muganga kuko bagukorera ibizamini bakareba ikibitera. Uburibwe bukabije bw'umugongo bushobora kuba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara zikomeye, zimwe muri zo twavuga izi zikurikira. Uburibwe bukabije bw'umugongo bushobora kuba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara zikomeye, muri zo twavuga nko kubyimbagana. Uburibwe bukabije bw'umugongo bushobora kuba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara zikomeye, muri zo twavuga nko gucika disike z'umugongo. Uburibwe bukabije bw'umugongo bushobora kuba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara zikomeye, muri zo twavuga nk'indwara yo kuvunguka amagufa. Uburibwe bukabije bw'umugongo bushobora kuba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara zikomeye, muri zo twavuga nka arthritis. Uburibwe bukabije bw'umugongo bushobora kuba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara zikomeye, muri zo twavuga nka trauma. Uburibwe bukabije bw'umugongo bushobora kuba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara zikomeye, muri zo twavuga nko kwihina k'urutirigongo rwihinnye cyangwa ruteye nabi. Uburibwe bukabije bw'umugongo
bushobora kuba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara zikomeye, muri zo twavuga nka infection zimwe na zimwe. Mizero Media irabasaba kuzirikana ko kwicara nabi igihe kirekire biza mu bya mbere bitera kuribwa umugongo, bityo nyabuneka nimurinde uburyo mwicara, bizarinda imigongo yanyu. Reka noneho turebere hamwe uburyo wakwirinda kuribwa umugongo. Kumenya icyaguteye uburibwe bw'umugongo ukacyirinda nibwo buryo bwa mbere bwo kwirinda ko ubwo buribwe bwakomera cyangwa se bwazagaruka. Nubwo abantu bose guhera ku bana bashobora kurwara umugongo, hari ibintu bimwe na bimwe bigushyira mu kaga ko kurwara cyane, bityo bimwe muri byo ni ibi bikurikira. Ikintu cya mbere gishyira umuntu mu byago byo kuribwa umugongo ni imyaka. Uko imyaka igenda ikura niko kuribwa umugongo bigenda biza, guhera ku myaka 30 na 40 gutyo kuzamuka. Ikintu cya kabiri gishyira umuntu mu byago byo kuribwa umugongo ni kunywa itabi. Usibye kuba kunywa itabi bigira ingaruka mbi ku mihumekere ya muntu, burya binatuma umubiri utageza neza intungamubiri muri disike z'umugongo. Icyo gihe birumvikana ko ingaruka ziba uburibwe no kurwaragurika umugongo ugahora wumva ubabara. Ikintu cya gatatu gishyira umuntu mu byago byo kuribwa umugongo ni indwara zimwe na zimwe z'amagufa nka arthritis ndetse na kanseri zishobora gutera ubu bubabare. Ikintu cya kane gishyira umuntu mu byago byo kuribwa umugongo ni ibiro birengeje urugero. Kugira ibiro biremereye umubiri bishyira mu kaga umubiri, cyane cyane ku gice cy'umugongo, bityo nyabuneka nimwirinde kuri ibyo mubonye byose. Ikintu cya gatanu gishyira umuntu mu byago byo kuribwa umugongo ni kudakora siporo. Ubusanzwe iyo imikaya idafite imbaraga cyangwa se idakoreshwa ishobora gutera umugongo kuribwa, bityo gukora siporo ngororamubiri ni ingenzi cyane. Ikintu cya gatandatu gishyira umuntu mu byago byo kuribwa umugongo ni guterura nabi. Gukoresha umugongo mu cyimbo cyo gukoresha amaguru bitera kubabara umugongo. Ibi bisobanuye gukora ibintu byose wiyicariye aho guhaguruka no gukoresha ibindi bice by'umubiri. Ikintu cya karindwi gishyira umuntu mu byago byo kuribwa umugongo ni ibibazo mu mitekerereze. Abantu bagira ikibazo cyo kwiheba no kwigunga baba bafite ibyago biri hejuru byo kuribwa umugongo, bityo kwirinda stress bisobanuye kwirinda uburwayi bw'umugongo. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku buribwe bw'umugongo bwibasira abakuru n'abato. Muri iki kiganiro twarebeye hamwe ibimenyetso byo kuribwa umugongo ndetse n'igitera ubu buribwe yaba ku bakuru ndetse n'abato. Muri iki kiganiro kandi tumaze kumenya uburyo wakwirinda uburibwe bw'umugongo, by'umwihariko dusoreje ku byo wakora n'ibyo wareka bigafasha umugongo wawe. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro nanone kandi ukagisangiza abandi kugira ngo akamaro bikugirira bibashe no kuba byakagirira abandi. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane.
bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.